ndumva bidashobotse. Oya birashoboka. Oya byose byavamo. Wese Claude ntiyakubwiye. Ahubwo ngimwereka akantu. Ngimwereka akantu. Uyu uhita wemera ukavuga ngo ngewe ndana. Naho ubundi twebwe abadije urumva turaho mu buzima buhenze kuko abantu benshi batubonamo n'abantu b'abaraperi. Twebwe turarenze cyane nubu habona se. None subaye iki? Waye kiri ku bintu nukabigira intambara. Mva uruzura cyangwa uri kimara mu mutwe wawe. Yo nduzuye ndanase. Suri kuki bakwisekananga ndumva nakananga leta gukwiriye. Nta nisoni. Nose ushatse kuba ko nyewe naba ndinjije impuzamahanga. Sikuye kubona nagize ngo uri umuntu biseriye nukumbi mu mutwe wo ngira ngo uri n'umusazi wanzu narwaye. Diseri ahubwo niwe utari seri. Ubuse ko maze kukarya. Numva utanaryoshye nk'uburyo njya numva ngo kurya umwana biraryoha. Ubuse wewe ko muriye numva nabishye umeze nk'inkoko yapfiriyemo indurwe cyangwa intuza igihe kikakarubana. Ntabwo niyumvisha ukuntu Claude afite inshuti nkawe. Wewe utabaye inshuti yanjye napfa. Ukuntu kaga afite urusaku nk'urw'inkoko imaze gutera igi rimwe ikirirwa ivuze induru kandi nk'abagama litiro 5 itagisakuza. Nkikome hakirirwa kigeza 9 kabishye simaze kukarya. Nawe ugiye mu mubare w'abanariye. Urumva. Mbese Kananga highway Kananga Kananga highway Kananga. Uba muzima koko gute ufata itorosho yo muri toilette ukayizana ku meza abantu barira. Ese mabusha urira ku meza Bayikorera iki? Meza se bayariraho ko baterekaho amasahani bari kurya. None se niba baterekaho amasahani bakarya bivuze ko ufata itorosho yo muri toilette ukayizana hano muri salon ku meza. Na wabuze igitambaro na kimwe wahana gusa aya meza udashyize utarinze gukira ibyo n'ibyo. Mabusha ntukandenganya. Usiko nawe ugiye kumera nka patoro. Nageze gutya nkamukubita umudekorasiyo wa danje mwiza hano ku meza yanagize ibiryo akabireba niba byaramushimishije akanga kubika akabirekeraho bikagumiza bikaba umuteguro. Cyakoze. Genda ufata akabido ujya kugura amata jyana n'ibyo turusho byawe genda ufata akabido ujya kungurira amata bisigaye reka ngenda ariko urabona ko nari nkanyujijeho cyane serekera amase kandi. Kananga wacu ngwazitwara nka bosi ahageze hose asengere kandi ubwo nta rukweto niba akeneye n'ipantaro. Kananga aca bari zako we. Yes, injira ntabwo wakinze. Tuzini, eteze. Bisuza kunsura. Ndabona wakabyukiyemo none. Naje na. Byukiyemo nyine. Ariko gusa ushize twaraganiriye njya nta nimero yawe ntwaye. Rero ko ari abashuti banjye nje kurama hano. Hagumise nkubana hano. Kuzi ko umugani tigeze tunahana nimero. Ntabwo twahanye nimero, nimpamvu nayigarutse kureba kabisa. Okay. Hano usanzwe ugera mufitemo abacuti bawe. Abashuti banjye batuye hano inyuma. Niyo mpamvu ejo waje rwose nkabona wisanga buryo wari uhamenye. Hano nsanzwe mpagenda ahubwo. Okay. Nuko nagenze simenye ko utuye ahangaha mba nakurebye tukabona na kare kose. Uyu munsi ntabwo wakoze ariko. Oya, uyu munsi ntabwo nakoze nagize off. Impamvu nanimo nitembera nibuka ko ufite abashitanga ariko nawe nakuzirikana ko nta nimero yawe natwaye. Uzi ko umugani tutigeze duhana nimero. Ahubwo bitongera kundenga. Hako agatelefone kanye ndabona nta niyo mfite hano. Ntacyo nize mu mutwe se. Reka nyikubwire nawe 8 yego 3 7 yego 12 yego 6 2 kandi wamagaraza kubona yanjye. Amakuru se
amakuru ni meza. hanyuma se ugira email ndayifite. ugiraho document se bya byangombwa diplome amacertificate arabizi ko yakoreye menshi tukiga ujye ubigiraho na CV imeze neza kuri email yawe. nyine urumva se nakureshye bari uburyo umuntu nyine aba yaratayemo wenda n'icyizere nta nubwo nigeze rwose na document nibuka kuzishyira kuri email gusa nyine nk'umuntu azinsabye kuko ibyangombwa mba mbifite hariya najya kubikoresha muri cyber nyine nkabishyira. Iyo ushaka gufata igihe kinini kandi ushaka kuba uri wigendera ukabona ahantu hari umwanya ugahita ukoresha email ukabukohereza ukabura apply bikoroha uze kubikora uze kwishyira kuri email cyangwa se uko ndi hano ninza gusohoka ubimenye kubigushyiriraho nta kibazo nzajya mba ndi muri office nkabona offer nzabita nka applying. icyo nicyo cyane aho waba umfashije ubwo nyine nugenda ndaza kuza kubiguhereza wabingorera ndakunyuraho ndamuka nsohotse. sawa courage. ni imashini mba nkiyibuka. ko patoro warayahaga ntabwo narayikana ahubwo nayo mazindukiye urazinduka ubundi hari ibintu mu cyaro bavugaga ngo umuntu azinduka nk'umwaka azindutse nk'umwaka ushaka kubunduka ashaka oya ntabwo ari ukugutuka ni ibintu navutse nsanga nanjye iyo umuntu yakuzindukiraga cyane avuga ngo wazindutse nk'umwaka ushaka kubunduka oya kwata z'igitambaro nk'abadamuza ngende rasita ntabwo bakubwiye oya ntabyo ngenda arenze mu badije bahangaha yageze mu dije ndarenze ari abarasita kabisa mba nakwisemo n'akagofero niko nayo gasize hano mu gasizari kano k'abarasita gafite amabara nk'aya ngenda arenze cyane ni ka bombarire na kandi k'akarasita na kandi oya nta kagofero gafite amabara yose y'ubururu oya ntabwo azakagura hari umudije ufite yanjye hano urugore ariko nawe azakangurira ubwo ntabwo urajyana niyo ku budije ntabwo uragerageza bamabuja bareze amabuja bari bagisohotse ngo bagiye niba bari bagiye hahandi bagira imisatsi muri salama ni muri salo nabo banza bafite gahunda bazindutse ariko ntabwo bajya batinda cyane ahubwo ikibazo nagize ni kimwe bagiye batampaye intuzo batampaye amafaranga yo kugura amata. ubwo ntabwo batinda niyo mpamvu bagenda banatinda hari igihe bagenda biriya bintu by'imisatsi nyine bikaba ngombwa yuko batinda. nanjye nabavugishije agira ngo batumure bakorere bya bindi bya selimuritize ibyo bintu ni byiza nanjye njya mbikorera abantu nawe ufite abantu ubikorera rwose cyane ukabona barishimye bakabwibira hari n'abo bikorera ko bakajya kukujungagura ugahita bareba bakenda kuguhonda ntacyo amata turayagura mu kanya baba bataraza twinywera icyayi urasanga turi ku meza tumeze neza icyo kintu rwose nicyo nkunda abakire rwose. kandi rero icyo ushaka gupanga ari umuntu umeze neza uri tayari aragupanga mu minsi iri imbere tugatangira gukorana yewe nawe nyine tugatangira dukorana simfite patoro nose urumva nakorera abapatoro babiri ndabizi ariko nyine urabona patoro yagiye hanze yagiye hanze se ubwo urimo kumubona yagiye hanze ngeze hanze hari igihe nahajya nta mukanya narindi hanze kuko buriya patoro kujya hanze ni ibintu akunda iyo twatetse icyayi cyangwa igikoma dore ko akunda igikoma buri nijoro abajya hanze nanjye nkajya hanze tugaburira hanze twese hanze rwose arahahora nanjye ndahahora n'ubu ngubu mu kanya narindi hanze oya kana ntabwo ari hanze mvuga patoro wawe ari hanze hano hanze ariko se umupatoro nkaho ufite amafaranga arabeshya patoro ari hanze heko ntamubonye ngize ngo yanaje nangiye kugenda ngo muyambire kana ibyo nshaka kuvuga yagiye mu mahanga hanze y'igihugu ntabwo ari hano mu Rwanda ibyo bimbwira gutyo ngize ngo ari hanze nagiye kumuhombera none urabyumvise neza ari hanze rero ndashaka ko mu minsi iri imbere twatangira twari igihe dukorana nkaba nyine patoro wawe nawe ugakomeza ukaba umukozi wo mu mubiri ntabwo ari umukozi w'umudije nta kibazo ubwo ngubwo wenda twazapanga noneho rekaza n'akajerekani ubuntu
nta kibazo cyo kuzana amata. umva nzemera inkoni nzirye ariko nige inkoni nige nyama ankubita nige nyama nta kintu nzaba gukorera umukire nk'uyu nguyu ampa umuceri murya fata kimwe ngisote kimwe ku kindi kananga ibintu bari ntuburi kundurira se ibintu bahuye uhize n'ingore n'ingabo no abakene bavuga kananga wansigiye desa fata igihumbi ntago njya ntanga desa ndi umukire sha kananga ariko sha wagize tukangurira icupa hoya nibaguye ikesi kananga narakize kise ikibuno ni ikibuno kiranuka gute mugabo agira umutima bikoze ashakana bitabya yo patro mumbabarire rwose imyenda yawe ntago nayambara niko ninde wakubwiye ngo nyambare umwenda oya ntago nyambaye iyi myenda iranyambaye ntago nyambaye patro n'ukuri imyenda yawe nyine uburyo nari nayishyizemo kugira ngo nigere ndebe ko hari ahantu waba waracitse naho ubundi ntabwo imyenda yawe nyambaye rwose dore imyenda yawe iranyambaye hari ibintu nari ndimo kwibaza ndimo kwibaza imodoka ya bosi ko njye numvise imodoka zimwe bita manywera izindi ziri motomotike ubu imodoka ye si ishobora kuba ari imodoka y'ingore naho ubundi nyine hano ni kwa bosi hano hose ureba aha hose ureba gutya urumva aha hose nahyo iyi dore dufite n'ibitoki turi hafi kuzanywa agatobe n'insina nziza n'akantu k'akajaride n'akantu k'agahanda kameze nka kaburimbo iyi turabakira rwose cyane kana ko muri na teremusi n'ibikombe n'ibite byawe ntuze niba warambwiye ngo ngutekere icyayi ngo ugiye kujya muri dushe ngo uravamo ujya ku kazi ndarebye rero nk'umuntu ujijutse ndavuga ati ntabwo wabona aho ukinywera ndavuga ati hita nyikuzanira ngo ukinyweremo aha muri dushe